ikintu cyitwa umugisha yego n'ikintu cyitwa amahirwe. yego Ibyo bintu abantu benshi bakunda kubyitiranya kandi ubwabyo ntibiziranye. Ubwo bitaziranye nta nubwo bikwiye kuba byitiranwa. Ikintu cyitwa, reka mbanze ntange urugero ku mahirwe. Amahirwe no mu kibuga cy'umupira barayatanga. Amahirwe no ku mashuri barayatanga. Niyo tujya gukora ibizami hari igihe bashobora kugira gutya ugakora ikizamini cya provisoire bakakureba bakavuga batari ko yari yagerageje ariko tuguhaye iki amahirwe. Amahirwe rero ajya arangira ariko baguha amahirwe burya ntibaguha umugisha kuko umugisha utangwa n'Imana. Uyu munsi bitishimye mu mutima hari impamvu nyinshi zane gushima. Uyu munsi bitishimye mu mutima. Yesu ashimwe cyane bene data bakunze bikamba Calvary TV. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu nkuko bisanzwe ni Reverend Pastor Steven. Ndashimira Kristo Yesu nge nawe ko tukimufite. Iyo mvuze ngo ko tukimufite nuko hari abandi bantu batagifite Yesu kandi bakaba bari bamufite, ariko nge nawe turacyahamya umusaraba. Reka nongere shimira abantu bari hirya no hino babanye natwe muri uru rugendo bakurikirane cyano yacu. Imana iguha umugisha. Kasuza aba diaspora muri Amerika, Canada, Bwongereza, Congo, Rwanda, Burundi, Tanzania, mudukunda muri benshi n'ibindi bihugu bisanzwe. Imana ibaha umugisha. Neka nongere mpamagare ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu buze kuri wowe kandi umugisha w'Imana kubeho mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana ko ndi muri studio nkaba ntari ngenyine, ngaba ndi kumwe n'umutumirwa umukozi w'Imana musanzwe muzi. Ngira ngo uyu munsi tugiye kubana nawe kandi tuzaza kugira umugisha. Reka manze senge Imana tugirire neza. Uwera wa Isiraheli, Imana y'imbaraga n'ubutwari, wowe ukomeza umuntu agakomera warangiza ugahagarara n'umuntu mu kibazo, ngwino ubane nanjye na mwene data dukurikiranye. Umugisha buri wese urebye izi nyigisho kandi iki kiganiro kigira icyo aho kimukura nawe kimugeza kuko Imana ikomeza umuntu mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndakwiyegereje Protais. Murakoze cyane mushumba. Imana igomba. Nawe ndakwishimiye. Ndagira ngo uratangira usuhuza abakunzi bikamba Calvary, utangira usuhuza bari abantu bagukurikiranye. Imana igumugisha. Ndabashuhuje nanone kandi mbifurije amahoro y'Imana. Tumaze kumenyerana ni Pastor Munyemana Protais. Ndabakunda. Imana ibaha umugisha cyane. Ndagira ngo tuganirira bene data bari hariya kwiri jambo rivuga ngo Yohana 14 umurongo wa 2 bivuga ngo nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba dahari mba mbibamenyesheje kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanyu ngo aho ndi namwe muzabeyo. Amen. Amen. Iri jambo abantu bibwiraga aho yabasize baba ariho bakiri. Ese uyu munsi wa none urihuriza hehe n'ubuzima tubayemo bwa buri munsi bwo kubona umuntu none yari mu byaha yaguye, abandi bantu bashaka kuba mwisi, abandi bantu bakunze isi cyane, abandi bantu nta nubwo babagitekereza ko Yesu aho yagiye tuzajyayo. Aha hantu wabihuza gute isi nijoro bihuriza he? Urakoze cyane mushumba. Reka twongere dusohoza abantu badukurikiye kandi turabizi neza yuko Imana idushyize aha ngaha kugira ngo abantu benshi bagire ibyo bunguka. Bibiliya irabivuga neza ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ubyiza. Kuba turi hano nabo bari hariya ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo byose birazana umugisha kuri twebwe ndetse no kubaduteze amatwi badukurikiye baduhanze amaso. Ijambo riravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye mugire gute munyizere. Ayo magambo mu bigaragara Yesu yabwiraga abantu bari kumwe nawe, bari barabanye nawe, yendaga gutandukana nabo, yaragiye kugenda, yaragiye kubasiga, bari barahangayitse bavuga batese ko twajyaga tugendana, ko twamubonaga, ko ubuzima twari tubayemo tumeze nkaho tubukesha we none akaba agiye kugenda. Icyo gihe urumva bari bafite ikibazo, ariko agiye kubabwira ati nyamara nagira ngo mbabwire ngo ntimuhagarike iki imitima yanyu. Icyo musabwa ni kimwe, ni ukwizera
Imana, mwizere Imana nanjye mugire gute, munyizere. Ahantu njya hari amazu. Icyatumye avuga ngo hari amazu, yarashatse kubabwira ko atagiye kuhiharira, uko barategeza badashobora kugenda akigumirayo, ariko arababwira ati nyamara ahantu ngiye hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye nkabasezera nk'abantu twabanye neza, nkabasezera neza nkababwira nti jyewe rero hari inzu yanjye yantunganyirijwe, none mu by'ukuri mwiyaranje hano mwisi cyangwa se nzabatera inkunga mu bundi buryo. Ariko yabamaze impungenge arababwira ati ahantu njya aho nzaba namwe niho muzagira gute, niho muzaba. Ntimuhagarike imitima yanyu rero, mwizere Imana yari yarabampaye iyabantumyeho, tukabana tugakorana igihe kingana gutya, nanjye munyizere nk'umuntu ubabwiye iki, ubabwiye aya magambo. Cyane ko yigeze kubicaza arangije arababwira ati mwebwe rero nta nubwo nkibita abagaragu, ahubwo muri inshuti zanjye, kuko ibyo nababwiye nibyo numvanye data, n'amabanga data yambwiye nanjye ndaza ngira gute, ndayabamenera. Bivuga ngo yabagaragarizaga ubucuti. Arangije ari ijambo nkunda ahangaha, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo waho wa 27. Haravuze ngo mbasigiye amahoro. Mana yanjye ndanezerwa iyo nsomye ijambo, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko abisi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Umva iri jambo ndarikunda cyane, rivuga ngo mbasigiye iki, amahoro. Mbasigiye amahoro. Aho hantu ese ubundi amahoro ni iki? Amahoro kuko njya mbona umuntu afite imodoka ukabona ntafite amahoro, ngabona umuntu afite inzu ntafite amahoro, ngabona umuntu ntanze afite ntafite amahoro, umuntu akaba ari umuyobozi akomeye cyane ntafite amahoro, umuntu akaba atwara indege ntafite amahoro, umuntu akaba afite amafaranga muri banki zose zo kwisi ntafite amahoro. Ese amahoro ni ibintu bihurira he? Ubundi amahoro ni iki? Abakoze cyane kuko ndibaza hantu hari ukuntu abantu bibeshya ko ibintu ari amahoro cyangwa se kutagira ibintu ko ari amahoro, noneho bagasiga amahoro icyo ari cyo. Ndagira ngo tubwire isi amahoro ni iki. Okay, reka twifashishe ijambo ry'Imana kugira ngo dusobanurire abantu neza amahoro. Cyane turaza kuvuga kuri aya mahoro Yesu yavugaga, cyangwa se aya mahoro duhabwa ari nayo turi gukoreramo uyu munsi. Nyamara hari abantu bariho barira hariya hanze, nyamara hangaha twebwe turiho turaseka turishimye, urabona ko tuguwe neza, amasura yacu arakeye, nyamara sa ntazaro moruke ziri hariya hanze. Rero reka tubonereho kubwira abantu, reka mfasha abantu. Hari ibintu abantu bajya bitiranya bidatuye no muri karitsiye imwe, bitari nibibyara, nimwe bitanaziranye. Ikintu cyitwa umugisha n'ikintu cyitwa amahirwe. Ibyo bintu abantu benshi bakunda kubyitiranya kandi ubwabyo ntibiziranye. Ubwo bitaziranye nta nubwo bikwiye kuba byitiranwa. Ikintu cyitwa, reka mbanze ntange urugero ku mahirwe. Amahirwe no mu kibuga cy'umupira barayatanga, amahirwe no ku mashuri barayatanga. Niyo tujya gukora ibizami hari igihe bashobora kugira gutya ugakora ikizamini cya provisoire bakakureba bakavuga batari ko yari yagerageje ariko tuguhaye iki, amahirwe. Amahirwe rero ajya arangira. Reka mbanze sobanure amahirwe uburyo atandukanye n'umugisha. Ari nayo mpamvu Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo nzaguha iki, umugisha. Ntago yigeze imubwira ngo nzaguha amahirwe, kuko amahirwe no muri ubu buzima abantu bayaha abandi. Mwene wanyu yayaguha, ubuyobozi bwayaguha, ahantu ukorera mu kazi bayaguha ukoze ikosa rimwe, ariko baguha amahirwe burya ntibaguha umugisha, kuko umugisha utangwa n'Imana. Reka mbaho urugero. Muri iyi si hari abantu benshi tutatinya kuvuga yuko bagiye bahura n'amahirwe. Wigeze kumva ikihebe cyitwa Usama bin Laden? Wari umuyobozi wawe ikintu bita ngo Neri Kaida, sijya bimenya ariko bashobora kuba ari umutwe w'iterabwoba hirya iyo ngiyo. Wigeze kumva umugabo bita Gaddafi wa Libya? Wigeze kumva Saddam Hussein wa Iraq? N'abandi bagiye bagira gute, bahitinga muri iyi si. Nk'umwana wavukiye kwa Saddam, umwana wavukiye
kwa kiriya cyihebe Usama bin Laden n'abandi bariya bana umwana yaravukaga isi yose ikamenya ko hari umwana wavutse. Uwo mwana yajya kwiga garidiyene, icyo kigo yagiye gutangiraho kigahita kibona abakiriya b'Amahirwe kuko hari umwana w'igihangange wagiye kuhiga. Ariko kuko Amahirwe ajya arangira, uyu munsi wavuga ngo uvindimwe na Usama bin Laden, wahita uzamuka ukajya kurekara mu kavuga uti jyewe umuntu agize gute, umuntu arambeshyeye, aranyitiranyije, ashobora kuba ariho ashakira ibyago. Hari igihe cyatambutse ukaba utakifuza kuva indimwe nande na Gaddafi cyangwa se na Saddam n'abandi bitewe n'iki babayeho igihe baguwe neza, igihe bakora, igihe isi bemera, ariko habaho igihe bahigwa Munyamerika n'abandi isi yose bakaba noneho nta gaciro bakigize gute bagifite. Bivuga ngo igihe Gaddafi yayicwaga, igihe bari abagabo bahuraga n'izo ngorane, umwana wabo yari ari mu kibazo yihishe avuga ngo birashoboka ko bava kuri data nanjye bakagira gute bakangeraho. Birashoboka rero ko umuntu ashobora kuba mu buzima bw'amahirwe, ariko amahirwe agira gute ajya arangira. Imana rero ibwira Buramu iti biriya bintu wari urimo ni amahirwe. Ibigirwamana ntibirama kandi nibyo sakorera, nawe nibyo umufasha gucuruza. Ayo ni amahirwe, ariko amahirwe ararangira. Va mu mahirwe uze nguha umugisha. Haleluya. Va mu mahirwe uze nguha iki? Uze nguha umugisha. Iramubwira ngo nzaguha umugisha kandi ubwawe uzaba uri umugisha, nzogeza izina ryawe, uzakwifuriza umugisha azawubona, kandi uzakuvuma nanjye nzagira gute nzamuvuma. Bwana sifiwe sana. Reka rero twigarukire kuri aya mahoro Yesu agize gute atanga. Ikintu cya mbere, iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, hari ikintu kimwe akubikamo, arabanza akakubikamo amahoro. Iyo yinjiye muri wewe kuko Yesu ari amahoro kandi Yesu akaba ari ubuzima, iyo akwinjiyemo uhita ugira umunezero atari uko ibikubabaza bihari. Uyu munsi ni nayo mpamvu ubona abarokore, abantu bafite wa muntu turi kuvuga bita Yesu, birirwa baseka, birirwa baguwe neza, agasirimba akagira gute, ukabona umunezero wamwishe kandi ibibazo bigize gute bihari. Umuntu udafite Yesu, udafite iyo mpano y'amahoro, ufite ibibazo nk'ibyo ufite, nta n'ikintu nubwo wamukirigita ntiyaseka, yakizwa n'iki? Ubu ushatse kuvuga ko donc Yesu ni amahoro. Yesu ni amahoro n'ubuzima. Amahoro ni Yesu. Yes. Nibyo subwo. Nuko byitwa rwose. Nukuvuga ngo kugira ibintu udafite Yesu igari kubura amahoro. Yes. Hari abantu bafite ibintu badasinzira. Gute? Ariko iyo ufite Yesu ugira gute urasinzira. Umugisha reka mbisobanure, reka nonge. Umugisha so kugira stock y'ibiryo. Hari umuntu ufite ibiryo ariko muganga yabibujije akabwira ati wewe ujye urya ibijumba byokeje, hanyuma urye n'ibindi bintu nk'ibyo, hanyuma firigo harimo za marigarine, harimo za mayonnaise, harimo za amasosiso, harimo ibintu nk'ibyo, ariko bikaribwa n'abakozi, ibindi bikaribwa n'abashyitsi baje kugusura. Wewe muganga yarageze gute yarabikuye. Bivuga ngo rero umugisha si ukubigira, ahubwo umugisha ni ukugira umuntu ukubirya. Umugisha ntabwo ari ukugira inzu, hari abazigira badasinzira, cyangwa ugasanga bazikoreyemo divorce, umugore arara mu cyumba kimwe, umugabo akarara mu kindi, mwahurira mu modoka mu gitondo wabareba bidrivinga baguwe neza, ubwo buzima bwo mu muhanda ukavuga ngo Imana yahaye abanyarwanda bamwe abandi rabima. Nyamara iyo batashye umwe ajya mu cyumba kimwe undi akajya mu kindi, ukagira ngo ntibigeze basezerana. Umugisha rero si ukugira inzu, ahubwo umugisha ni ukuyirara mugasinzira. Kuko hari abantu bafite ametaje badasinzira, ariko uraye muri chambrette la playa nini gire bushambiri stade akarara yifitiye amahoro, agasenga akagira gute, akerekwa mu gitondo mwakubitana ugasanga Imana yamukesheje, ariko wakubitana n'uwaraye muri etage ukabona ari harazunguza umutwe. Koko ntabwo byamwangiye, kuko biriya bintu ntabwo ari amahoro. Yego. Imana iguha umugisha. Aho none ndumva uragenda umfatisha, uragenda umbwira nkumva. Uko njyewe narinzi ko iyo umuntu afite etage aba afite amahoro. None se reka nkubaze. Umwanditsi umwe muri PSI kera yigeze kumaneka icyapa cyanditseho ngo uwaguha iby'isi byose akakwanduza sida byakumarira iki? Icyo cyapa cyabaga kimanitse ahantu hose ku muhanda. Ubu
ubundi utekereza ko uwaguhagare ya Nyabugogo n'imodoka zirimo akakwima amahoro utekereza yuko hari ikintu uba ufite? Nta kintu uba ufite, ariko ushobora kuba ufite imodoka imwe warangiza ukayicaramo ukagira amahoro kurenza ufite gare ya Nyabugogo n'ibiyirimo byose. Umugisha rero ntuzanwa n'ibintu, umugisha utangwa n'Imana. Umugisha ntuba mu byo tureba, ahubwo umugisha uri mu muntu. Umugisha umuntu arawugendana, ariko ubutunzi umuntu aragenda akagira gute? Akawusiga. Ikindi, umugisha niyo upfuye muragendana. Niyo mpamvu bibiri ijambo ry'Imana itubwira ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Ntabwo wapfira mu mwami wapfuye udafite amahoro. Hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami ngo baruhuke imiruho n'imihate, hanyuma imirimo bakoze muri bwa buzima bakoresheje ya mahoro, iyo mirimo igenda igize gute? Ibaherekeje. Ubutunzi rero ntabwo buzana amahoro, nta naho bihuriye. Ndakumvise Shuti mukunzi wikamba Karuvari, nawe wabyibazagaho rimwe na rimwe ukibaza ngo mbese ko njye Imana itama ibintu? Birashoboka ko Imana bitari yaguha ibyo bintu, irimo irareba bigasanga watakaza Kristo. Yego, reka tumara abantu impungenge. Icyo Yesu yitayeho si iby'ubu buzima, kuko nawe yavuye muri iyi si nta modoka agira, nta n'indogobe yagiraga. Cyakora igihe yari agiye muri Yerusalemu yaravuze ati kabisa abantu ntabwo nagenda gutyo gusa hatagira n'umuntu unyuza n'ijisho, ntayo yagiraga. Arangije ngo atuma abigishwa ati hari ahantu nabonye indogobe imeze neza, mugende mubabwire ngo umwigisha agize gute arayishaka. Iriya ndogobe se wagize ngo yayijyanye yariye? Ntago yariye, nta ndogobe yagize gute yagiraga, ariko yari afite iki? Amahoro. None ku Protais mukozi w'Imana, kuki ndi kubona abantu batinze mu isi cyane bakaba bakunze isi kurusha bakunze ijuru, kandi biratubwiye ngo dore aho ngiye niho muzajya. Hano wahavuga iki? Erega ibintu byose ni amakuru. Hari umuntu ujya uvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Kandi iyo ufite amakuru umenya nuko witwara ukurikije amakuru yagize gute yatanzwe. Hano mu isi abantu bahakunde, abantu bahange, bahabe batahashaka, ntago ari iwacu. Twese turataha tukagira gute tukahava, ariko iyo tumaze kuva muri iyi si tujya mu bipangu bitandukanye. Hari abajya kuruhukira mu bugingo buhoraho, hari n'abajya hahandi aho bita Gihenomu cyangwa se Gihanama, biterwa n'ururimi wumva. Bivuga ngo rero ubundi Imana ikunda abantu bose kandi akaba ariyo yabaremye, gute Imana yakwemera ko abantu bajya mu muriro? Ntago Imana ishaka ko abantu bajya mu muriro. Amahitamo yawe niyo azakwereka aho ugize gute aho ujya, kuko Imana yaravuze ngo shyize inzira ebyiri imbere yawe, wowe ubwawe ugire gute wihitiremo icamo. Iyo ucamo, nshyize imbere yawe inzira ijya mu bugingo. Hari agaterime gahari ngo Imana ngizashyiramo imiyaga. Aho ntabwo Imana izashyiramo imiyaga abo kurimbuka ntibagende. Niki wabwira abantu? Ariko ubundi irashyiramo imiyaga bazi ibyo ari byo. Imiyaga ntago bazi ibyo ari byo. Rega burya niyo mpamvu abantu bakwiye kumenya amakuru. Ubundi none aryama ukarota umuyaga ukabona umuyaga waje, ujye umenya ko ari ikigeragezo ugiye kugira gute ugiye guhura nacyo, kuko umuyaga iyo waje usenya amazu. Ibyo rero ni amaterime, ni bya bintu nakwira ko abantu bashobora gufata utuntu bakuye kuri za social media n'ahandi hantu, ugasanga umuntu yakavuze kubera impamvu abantu bakagira gute bakakuririraho. Bivuga ngo rero ikintu cya mbere, ukora ibintu ufitiye iki amakuru. Ntabwo Imana izashyiramo imiyaga. Niyo miyaga bavuga jewe ngo Imana izayishyiremo sinanayisobanukiwe, cyakora yenda wasobanura neza iyo miyaga buryo ki Imana izayishyiramo, nkamenya n'uwo muyaga izashyiramo uwo ari wo, wenda bwo nagira gute nabyumva. Ariko kuri uyu munsi sinumva bavuga ngo Imana izashyiramo imiyaga ngo ikurikije ngo ubuzima turimo. Stefano bamuteye amabuye Imana ireba, arangije ntabwo Imana igeze ivuga ngo ntimuyamutere. Barutoromayo bamubagishije ibyuma bamusiga umunyu bamwanika ku mabati apfa muri ubwo buryo. Ntabwo Imana yigeze ikora ibyo ngibyo ngo ni gushyiramo iyo miyaga. Niba rero hari ababishoboye nawe ugomba kubishobora. Ubwo wewe wemeza ko hazaba ukurimbuka hakaba nijoro? Ntabwo ari byo ubyemeza, Bibiliya irabyemeza kandi niwe mushorera wacu.
hari inzira ebyiri ziri imbere yacu. Imwe ni y'ubugingo yahashyizwe n'Imana, indi ni ya Satani, inzira yo kurimbuka. Izo nzira zose ni ukuvuga ngo nigeze kwigisha kuri uru rubuga ijambo rivuga ngo aho Satani agutegeye niho Yesu agutegerereje. Ngira ngo nibaklika hano ku ikamba Karuvari bazabona icyo cyigisho. Hariho ifoto yanjye, umutwe haravuga ngo aho Satani agutegeye niho Yesu agutegerereje. Bivuga ngo ku buzima bwacu hari abagabo babiri bahagaze, ntibaganira, ntibahuje misiyo, ni nka ya mahirwe nta mugisha twavugaga bitaziranye. Imana iri iruhande rwawe na Satani ari iruhande rwawe. Hari inzira Imana yashyize iruhande rwawe iyo gucamo ukinjira mu bwiza, ukinjira mu bugingo. Hari n'inzira iri iruhande rwawe rwa Satani. Iyo uturutse hariya rero ufite uburenganzira bwo kujya mu yo ushaka, icyakora uva hariya wamaze guhabwa amakuru. Satani arabisobanura neza ati jyewe aho mbajyana rwose naho ngaho namwe murahumva. Imana nayo iti nanjye aho mbajyana mugize gute, murahumva. Na amahitamo nayawe. Ntago rero nkuko warumbaje ngo Imana izarimbura abantu, ntago Imana izarimbura abantu bazarimburwa n'amahitamo yabo. Ariko inama nabagira tukiraho, nibahitemo neza, bakire Yesu nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, babone ubugingo, cyangwa se babipinge babisuzugure. Icyo gihe nyine bazahitamo aho bazajya, icyakora iherezo rizaba ribi. Imana iguha umugisha. Tugarutse ku mahoro rero. Amahoro, kugira ngo umuntu atunge amahoro bimusaba iki? Ese kugira ngo umuntu ajye aho Yesu yamuteguriye bimusaba iki? Itike ni iki? Reka tubanze dusobanure aha wari uvuze ngo kugira ngo umuntu atunge amahoro. Yego. Tike ya mbere igusaba kugira ngo utunge amahoro ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uko twavuze ko Yesu niwe mahoro. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondoreka. Akomeza avuga ngo ahumuriza abayafite. Bivuga ngo ukenera ihumure kuko hari ibyagukanze, ngo ayo mahoro ajya ahumuriza abayafite. Kandi akomeza avuga ngo nutayata ntuzayakurwaho. Bivuga ngo umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe atari ukubiririmba gusa, uyu muntu atunze amahoro muri we 100%. Atari uko ibyago bidahari, atari uko adakodesha inzu, atari uko atagenda n'amaguru, atari uko atarwara, atari uko, ariko ibyo byose biraza bigasanga yubatse ku mahoro. Uwo muntu rero ntacyo azaba uko byagenda kose. Uyu muntu kubera ya mahoro ari muri we, ibibazo biraza ariko agakomeza kwema. Ntago ari we ubwe, ahubwo Yesu uri muri we. Ivuga ngo rero abantu bashaka aya mahoro nibakire Yesu, yinjire muri bo, akorere muri bo, ature muri bo. Hari abantu bari kuri Yesu batari muri Yesu. Umuntu uri kuri Yesu nta mahoro afite. Iyo hagize ibiza bimera nka yanzu yari yubatse ku musenyi. Ariko umuntu ufite Yesu muri we wamwakiriye, yaravuze ngo nimuba muri je amagambo yanjye akaba muri mwe. Bivuga ngo iyo ufite amagambo Yesu aba ari muri wo, nimuba muri je amagambo yanjye akaba muri mwe, icyo gihe amahoro muba mugize gute, muba muyafite. Murakoze cyane. Aha hari ijambo wasomye, hari ijambo nakomeje gutekerezaho ngo nuko mbibabwiye bitaraba ngo ubwo bizaba muzizere. Aha hantu hera hejuru twumve neza kugira ngo badukurikiye bumve ko ijambo ryatangiye. Yohana 14 murongo wa 28 ngo mwumvise uko nababwiye nti ndagenda kandi nzagarukaho muri, iyaba mwankundaga muba munejejwe nuko njya kwa data kuko data anduta. Nuko rero mbibabwiye bitaraba ngo ubwo bizaba muzizere. Aya ni amagambo Yesu yabwiraga n'ubundi abigishwa be cyangwa se intumwa ze. Impamvu yababwiye ati nyamara icyaba cyiza kuri jewe ndetse no kuri mwebwe nuko nagenda, kuko bo ntago bumvaga uyu muntu yabava iruhande. Yatangiye abahereza amakuru ababwira ati nyamara igihe kizagera ntandukane namwe ngende. Ni nayo mpamvu habisobanura bati mbibabwiye bitaraba kugira ngo igihe byasohoye ntimuzahagarika imitima, ahubwo muzizere mumenye ko ubuzima bukomeje, kandi nimurangiza ubwa hano mu isi muzakomereza n'ahandi hantu hahane ngiye gutegura. Aha hantu ntago twabihuza gute
n'umuntu ukunda iby'isi rimwe na rimwe twavuga ubutumwa barana abatubuzi barana abamamyi ibintu by'Imana ubundi si Imana ibaho ese nta kuntu wabihuza no ku muntu abwirizwa ubutumwa ariko akanga kure kuri isi akomeza akayigumana kuko yumva ko isi ari yazabana iteka ryose ariko ntamenye ko Yesu yavuze ko tuzayikurwamo. Oya, ikintu cya mbere niyo mpamvu nakubwiye ko ikintu cya mbere ari amakuru. Nakubwiye ngo bayigundira batayigundira bizarangira isi tuyivuyemo, kandi ntago ari ibyo uyu munsi gusa kuyigundira no kuyireka, kuko no mu gihe ba Barutolomayo babicwaga, igihe ba Petero babambwaga bacuritse, hari abandi isi bari bagize gute, bari bayigundiriye bavuga bati bari yarwabaziye, ariko twebwe isi tugiye gute tuyigumane. Abahuguza kera barahuguzanyaga, n'abakizwa bagiraga gute barakizwaga. Bivuga ngo rero bayikunda batayikunda bazayivamo, isi tuzayivamo uko byagenda kose. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyi si tuyikorere nkaho tuzayivamo. Wasoma Abafilipi 3:20 haravuga ngo ariko iwacu ni mu ijuru aho dutegereje ko umukiza wacu azava. Noneho amagambo abanza aravuga ngo abo ngabo bakunda iby'isi biberaho Imana yabo ninda. Uze kuhasoma Abafilipi 3:20 ariko hagakomeza havuga ngo ariko twebweho, haleluya, iwacu ni mu ijuru aho dutegereje ko umukiza wacu azava. Hambere narindi kubwiriza kuri radio Umucyo, umuntu arangije aza kumpamagara kuri telefone yanjye, cyakora nagize umugisha mpamagara ni muri studio, ndabanza mbitekerezaho ku bintu yambazaga. Yarambajije ngo ariko pastor, ni iki gituma abantu b'abakozi b'Imana, abantu bakiranuka, abo baririmbyi, abo bantu rwose bagerageza kwera imbuto wanyiraho ukagwa, usanga aribo bakunda kuba ari abakene, aribo bahura n'ibigeragezo, aribo bambara amakote yacuyutse, inkweto zahengamiyeho, ari busanga baba mu bukode, kandi ukareba ugasanga abantu bibera inzoga n'abasambana, ugasanga ibyabo bikomeza kwiyongera, kandi ukabona bafite amahoro, ariko bariya bagahura n'ibibazo. Ni ikihe? Nanyije nababwiye nti bunkupiye gatoya ndaje ngusubize. Ndabanza ndatekereza. Icyo gihe nari mfite imfashanyigisho kandi nziza, nibyo koko iby'isi bitwigisha iby'ijuru. Bari bariho birukana, ni muri cya gihe birukanaga abantu muri Tanzania badafite ubwene gihugu. Noneho naramubaje ufite televiziyo? Ati ndayifite. Ufite radio? Ndayifite. Abantu bari kwirukanwa muri Tanzania bari kuziriki, bari kuzira ko badafite ubwene gihugu. Ariko se bafite ubwene gihugu hari ikintu babaye bari kurya bakaryama n'iboroye amatungo yabo, mu gihe abandi bayasize bari gukubitwa n'inkono bakagenda basize batetse bakagenda batari ibyo batetse. Ati ibyo ngibyo ndayibona. Nabwira nti rero nk'uko ubona abantu badafite ubwene gihugu bwa Tanzania bariho birukanwa basubira mu bihugu by'iwabo, kandi abene b'igihugu baguwe neza, abo bantu tugarutse kuco wambajije, ba bantu ubona bakubitwa kandi wabareba nawe ukaba wambwiye ko batangira ubuhamya ari abakiranutsi, abo bantu aho batuye si iwabo, n'abapangayi, bari mu rugendo, bariho baragenda, ariko iwabo aho bari kwerekeza bazabaho neza. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo ariko twebweho iwacu ni hehe? Ni mu ijuru aho dutegereje ko umukiza wacu azava. Bajya bavuga ngo umwana uri wabo avuna umuheha akongeza undi, ariko umwana w'umushyitsi agira n'isoni, n'inyanira mukandagira, yarangiza ukagira ngo ntacyo yabaye, wazareba ugasanga afite igisebe. Ese wabaye iki? N'inka yankandagiye, nyamara ntiyigeze akoma, ariko uwo mu rugo se ubwo yamukandagira ntakomere. Impamvu rero aba bantu bataguwe neza nuko mwese atari iwabo, ariko bariho barerekeza mu gihugu cyabo. Mane guha umugisha. Shatse kuvuga ngo abantu bari guca mu bigeragezo ni transit. Yes. Mane guha umugisha. Ndagira ngo noneho tugana wenda ku musozo, nguha umwanya noneho ugira ikintu ubwira abantu kugira ngo umuntu arushaho kuba muri Kristo neza, nkuko nabikubajije, arasabwa iki, yanyura he, bisaba bihe byangombwa. Nanone uza kusoza tubwira ko iyi itike itujyana mu ijuru inyura he? Nabisobanuye no kugira ngo ubone amahoro n'iyi tike.
ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ariko warangiza ukaba muri we mukabanamo. Hari ijambo bita kubanamo, kunywana, akaba muri wowe nawe ukaba muri we. Reka wenda ntange mfashayigisho kuri iki kintu. Hari abantu bajya bavuga ngo turakijijwe, turi muri Yesu, agakiza turagafite, ari naho Yesu bamubajije batari koko bose tubona bagenda babisakuza babivuga, nkunda bawe tuzababwirwa n'iki? Arababwira ati ikintu kizabamenyesha abanje, mubarebeye mu nzira ntimwabamenya, bazaba bakora nk'ibyo abandi bakora n'ababigana, inzererezi z'abayuda zibigana, ariko ikintu kizababwira abanje muzajya mubamenyera ku mbuto zabo. Bivuga ngo rero iyo Yesu ari muri wowe, reka ntange urugero ku mugore utwite. Burya umukobwa, umuntu iyo akiri umukobwa atarashaka ngo atware inda atwite, abashobora kuva nk'aha ngaha yirukanka akagenda ibirometero byinshi yiruka, ariko iyo amaze gushaka, amaze gusama inda, wa mwana uri muri we niwe usigara amutegeka amubwira ati noneho wibeshe wiruke mvemo, kubera ko adashaka ko uyu mwana yiruka avamo akagenda kuri za kondisiyo z'uyu mwana. Akaba yakundaga kurya inyama, yarangiza akamubwira ati reka data, uyu mwana uri muri wakabwira ati reka data wazikundaga, ariko uyu munsi bagita ngo nuguhurwa no gutwarira. Ibyo mwana yakubujije uri mu nda ajya igufata, inyama ntiwemerewe kuzirya. Uyu muntu kubera kwaza, haleluya, kubera kwaza agaciro k'umwana uri mu nda ye, za nyama arazireka, ahubwo ugasanga umwana yaramutegetse ati noneho uzajya ugenda uharura ibitaka ku gikuta, nurangiza ushyire mu gacupa cyangwa mu gapapuro, aho ariho hose uzajya ugenda nicyo gitaka ukirigata. Uyu muntu akemera akarigata cya gitaka bitewe n'iki? Uri muri we umugenzura, umukontorora ubuzima bwe, amahoro ye, yamubwiye ngo bya bindi simbishaka, hari ibyo shaka. Iyo umaze kwakira Yesu rero, nawe hari ibyo aguhuza, hari n'ibyo utwarira. Arakubwira ngo gusambana nubwo wabikundaga ku ruhande, mitsingi nubwo wayikundaga ku ruhande, amagambo nubwo wakundaga ku ruhande, yarangiza akakubwira ati rero ubwo wakundaga gutaramira mu kabari, noneho ubu ngubu ni mu butayu. Yego. Ubwo wakundaga inzoga, noneho ngo ni hehe? Ni ku gikoma. Ariko uri muri wowe, icyo gikoma kiramunejeje kandi niyo mibereho yawe. Ivuga ngo rero abantu bajya bavuga ngo bafite Yesu nk'umwami n'umukiza, barangiza bagakora ibihabanye n'ibyo, bimeze nka wa mugore uba yarabuze urubyaro, yarangiza akajya kubesha umugabo ngo aratwite. Hari abajya babikora, barangiza igihe byabarambira bakajya kwiba abana mu bitaro bakabafata. Uyu muntu rero ubeshya ko afite Yesu, Yesu yakurimo agira gute? Aragaragara. Ivuga ngo rero abantu ntibakire Yesu nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, batunga amahoro muri karitsiye, batunga amahoro muri famiye. Yesu azabarindira mu by'ubu bugingo bwano mu isi, kandi n'ubugingo buhoraho bazagira gute? Bazabona. Imana rero ibaha umugisha. Iyo niyo tike Yesu iyo mufite, kubera yuko hari aho agomba kujya, aho ngaho ajya nawe niho ujya mu izina rya Yesu. Uwiteka aguha umugisha mushu. Wabwira iki rero umupangaje kuri iri jambo yavuze ngo nimpagarika imitima yanyu mwizeye nanjye munyizere? Wabwira iki umuntu utunze Yesu ariko abadatunze ibintu? Ubwo wabwiraga utunze ibintu udafite Yesu kugira ngo afate Yesu agira amahoro. None rero tugarutse ku muntu utunze Yesu ariko adafite ibintu, nicyo wamubwira kugira ngo atava mu murongo? Erega uyu muntu utunze Yesu si no kubimusobanurira amakuru arayafite, kuko Yesu yari muri wahita guhereza amakuru neza, akakubwira ati mu by'ukuri aho njya ni hazima, icyerekezo uraryamuka kibona, akabana nawe ukaba wumva uri fiyeri. Nakubwiye ko umuntu udafite Yesu nubwo utamukira igitaseka, afite ibimubabaje hariya, ariko ufite Yesu nubwo bamubwiye bati tanga inzu yacu uyivemo, ubwo wamusohoye mu nzu ni wamupanga uri kubaza, arasohoka akajya mu rusengero, bashyiramo igisirimba, akaba ari uhimbaza ngo Mana none ntabaye ntuzasubize mu bari we. Cyane bigize gute? Bimurimo wamureba ukabona yatabawe, wamureba ukabona yuzuye amahoro, yuzuye imbaraga, yuzuye amavuta, ukaba watekereza ngo uriya muntu yasize imodoka hanze, hari icyo yasize mu rugo kandi bamusohoye. Ariko niyasohotse asanga Yesu yamaze kurema
mu masezerano tugira mushumba nta gukorwa n'isoni birimo. Haleluya. Yesu yaravuze ngo nzakujya imbere ataringaniye mparinganiye. Ntabwo aduha amasezerano yo kujya ku isoni, aduha isezerano ryo kutujya imbere akatugirira neza no mu by'ubu buzima. Kandi mureke mbabwire bene data, Yesu afite ibyo kurya turi hano mu isi, afite n'imodoka turi hano mu isi, afite n'amafaranga turi hano mu isi, ariko twebwe twabibona tutabigira sibyo dukontaho. Saduraka na Meshake na Abedinego baravuga ngo ibasha kudukiza, ariko nubwo itadukiza uri muri twebwe arahagije, ibasha kudukiza. Rero bariya abantu ibasha kubakiza ikabaho ayo mazu bari kubasohoramo, ariko birashoboka yuko igare ryabo cyangwa se ubuzima Imana yashatse kuba bamwe ari ubwo ngubwo barangirije aho ngaho. Ariko icyo navuga gato, wowe ujye humeka umwuka w'abazima, ukaba ugisoma Bibiliya, ukaba ugisenga, ukaba ugifite isezerano, ntukihebe, byose birashoboka. Ejo umuririmbyi yararimbye ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ejo hawe siho uyu munsi, uyu munsi ni uyu munsi, ariko ejo hari ubuzima bwiza mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Imana ibaho umugisha. Ndatekereza ko hari ubuntu ugiye guhura nabwo, kandi buno buntu buraguhuza n'abantu, abantu nabo baraguhuza n'ibintu. Icyo twakubwiraga nisi, turakubwira ngo komera mu rugendo, le enement de voresha, kubera ko muri urwo rugendo yabivuze neza ngo aho shitani arangirije n'Imana igutegerereje. N'ikihe Imana igushakaho ni ukumenya neza kuri muri wowe ibiri muri wowe isitabyemera, kandi ibi sitabyemera witakaza ibiri muri wowe kugira ngo wemeze isi. Tugana ku musozo, ndagira ngo usengere bano bantu, wongere ubakumbuza ijoro. Protais muri iminsi turi mu bihe abantu bamaze kubivanga, abandi bamaze gusa nkaho babirambiwe, ariko bino bintu turimo bihora bishya. Wabivuze neza, hari amazina uyu munsi wakwita mwene runaka utabyemera, ariko nta munsi n'umwe kwitwa mwene Mana bitazagira valere. Ikindi, waba uri mu Rwanda, igihugu cyose waba urimo, Imana yitwa Imana, ibera hose icyarimwe. Ndagira ngo rero usengera aba bantu, ubasabire kugira ngo wa mwuka wera w'Imana babeho, bagomeze bihangane ko yatubwiye ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Biravuze ngo iyo twari dutegereje ibyo twifuza, umwuka Roho Mutagatifu ngo yigazaza kuri Mariya ngo aramutwikira. Haleluya. Arambwira ngo umwuka wera ngo azakuza ngo ngusaminda. Ndetse byashoboka bite ntararyamana n'umugabo? Ni nabwo bwa mbere ibintu numvise by'umwuka wera. Ati rero ahubwo n'ikimenyimenyi, uwo mwana azitwaye Imana. Haleluya. Amuha n'amakuru, ahava amubwiye tumva uko bizagenda. Ubu hari abantu basengeye Kanyarira, basengera Samatare, banguka ngo utabare, basengera mu ijambo, barara mu ijambo, barabiza igihe kiri kwerekeza. Haleluya. Ejo bundi naratinye ndi masengesho Rubavu, irambwira ngo umunzani waciye inyuma yacu imbere yacu uvuyeho, ariko imbere gato hazaca umuntu uhetse Yesu. Donc umukiranutsi Imana izamuhozaho amaso. Muri misi ntabwo abantu bari gufatwa icyo gukerenuka ngo bagishire muri bo kizabarengera, ariko twabikwibutsaga ko gukiranuka k'umuntu kuzamugeza kure, nkuko gukomera k'umuntu gushingiye mu byo yamenye. Imana igumuye. Ya hari ijambo riba mu migani ngira ngo ntibuka murongo neza, ariko riravuga ngo ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'amakuba, ngo ariko gukiranuka kugukiza urupfu. Rero abantu nibakiranuke. Warumbwiye rero ngo sengere bari abantu. Reka mbanze nakiriza abantu bakurikiye iyi video agakiza. Birashoboka ko wumvise iri jambo cyangwa se aya makuru uyahawe, iki kiganiro wagikurikiranye, ariko ntukijijwe kandi urashaka gukizwa bitewe n'icyo wumvise muri aya magambo. Amakuru urayabonye, subiramo ngo Mwami Yesu, uyu munsi wa none nje imbere yawe. Nakoreye Satani igihe kirekire, ariko nasanze ahemba urupfu. Yesu, ndakugarukiye, mbera umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Nkura mu gitabo cyo kurimbuka, nyandika mu gitabo cy'ubugingo. Reko yasubiremo kugira ngo umuntu none hayumve neza. Subiramo ngo Mwami Yesu, uyu munsi wa none nje imbere yawe. Nakoreye Satani igihe kirekire, ariko nasanze ahemba urupfu. Yesu, ndakugarukiye, mbera umwami n'umukiza
n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Nkura mu gitabo cyo kurimbuka nyandika mu gitabo cy'ubugingo, ubwo uzahamagara amazina y'abera nanjye nzumva izina ryanjye nitabe mu izina rya Yesu. Reka ngusengere kandi nsengere n'aba bandi bariho bahura n'ibigeragezo kandi bafite Yesu muri bo. Mwami Imana yacu turagushimiye cyane mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye urukundo n'imbabazi uhita utahora utugirira. Ndasengera uyu muntu ukwakiriye mwami wanjye Yesu, kugira ngo guhera uyu munsi akimara kwatura aya magambo y'agakiza uhita ujya gutura muri we kandi uzamushoboze, uzamukomeze mu by'uru rugendo atangiye mu izina rya Yesu. Kandi ndasengera abakwakiriye bagufite bari guhura n'imiyaga, bari guhura n'ibigeragezo, kugira ngo ubakomeze ubarindire muri iyi si, kuko mwami wanjye Yesu ndabyibutse igihe wasengeraga abigishwa bawe wabwiye Imana ngo Mana ndabasengeye ngo ntubakure mwese, ahubwo ndabasabiye kugira ngo uyibarindire mu mubi. Uyu muntu rero komeza umurinde umubi kugeza igihe azarangiza imirimo ye mu isi, yarangiza agataha mu bugingo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, mukomeze kugubwa neza. Ukimara gukurikirana iki kiganiro hano ku Ikamba Karuvari TV, kora comment ndetse na share kugira ngo tubisangize abandi bantu. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, shalom.